Kagarara Ashton Small none ngo batangiye kuvuga ko agiye gupfa. Waiting be this. Jesus. Ubona n'ubu ibintu by'Imana n'abakozi bayo bikomeje kugenda bicanga abanyarwanda. Ngo nk'ubu mu cyumweru gikiza abanyarwanda bari barimo baratera haleluya z'umurambararo. Ngo kubera ibitangaza bikomeye cyane Imana yakoreye witwa Ashton Small Kagarara. Ngo dore nk'ubu yari umuntu usanzwe hano Nyarugenge abantu badashaka no kumuvuga nk'uko yagiye abyitangariza. Ariko Imana igiye kubikosora yamuteretse ku gasongero k'isi yose mu content creator ubu ngubu uri kurebwa muri Afrika yose. Ibyo byose twabivugaga tuvuga ati Imana yamukoreye Imana yamuvanye hamwe mushyira ahandi ubuzima bwe yabuhinduye. Ngo gusa binyuze mu bakozi b'Imana ntazi ibintu baba banyweye. Ngo bitewe n'uko twakurikiranye tugasanga bariya abakozi b'Imana na bariya abahanuzi ibintu baba banyweye atari United Gini. Ngo biherera ahantu mu isi ya 9 bakinywera urwodesiya. Ariko hari nasho. Kumva abahanuzi barimo barahanura kuri Kagarara amaso akadutukurana. Mu kibuno agacumba umwotsi imitima igatera cyane. Dore nk'ubu sinzi ibintu yari yanyweye amaso ye yatukuye nk'ariya ya feruje. Narangije yikoza kuri kamera n'akantu k'akabibiri yarangiza avuga ngo umuntu bita Ashton Small Kagarara ngo ararya ari menge. Waiting be this. Bashatse yatangira gusenga cyane ngo kuko ibintu yagezeho ngo Satani ari kubireba. Umujinya ukamwita ngo agatangira gusya. Ngo ahantu Satani ari mu kuzimu ngo aziritse iminyururu ngo hahandi ngo Yesu bivuga yuko n'imfunguzo yazijugunye. Ngo yabonye Ashton Small ari gutemberezwa isi yose. Ngo yagera ni Kigali bakamwitaza mu nama zigiye zikomakomeye agatanga ibihembo nk'abandi ba VIP. Ngo hari kwa Nyamuzindi kuzima aziritse iminyururu ngo atangira kujya ku gasaya. Ngo agahinda agatangira kumucegeta. Ngo byiza rero hari ngo yatangira kurya gakeya ku munsi akiyiriza. Ngo akikoza ngo nazakanyarira agatangira gutera haleluya z'umurambarara n'ingingo Imana ngo itamunyarutsa hakiri kare nk'uko yanyarukijeho bita abagogo na ba Dorimbogo. Ngo dore nk'ubu umukozi w'Imana yarangije kuvuga yuko ngo Ashton Small Kagarara agomba gupfa. Ariko hari nasho. Nadasenga neza ngo Imana iramunyarutsa. Toka Satani suka n'agatebo kuyipera. Haba abakozi b'Imana bakabwiye Ashton Small ngo ajye kuri kundwa.com website ya mbere mu Rwanda iri gutanga abakunzi. Ushobora kuba afite kibiri cyawe ukakura umukunzi uri umuhungu waba uri umukobwa ukageraho ku buntu. Bari kuvuga ngo agomba gupfa. Ngo gusa ibintu nabyo bikomeje kugenda bicangana. Ngo gusa sinzana aba bakozi b'Imana barupigapiga basigaye bikingana ku gahuru bakituma. Ariko hari nasho. Ngo barangiza bakavayo babyasasa amaso y'abatukuranye bavuga ngo ni Imana yabatumye. Ngo kuko ntago bumva ukuntu uyu muntu twari turimo turavuga mu minsi yashize bite n'ukuntu Imana yabimukoreye ikamwambutsa amahanga yose. Turimo turavuga ngo Imana yaramukoreye. Ngo aka kanya Imana yaba yisubiye ikavuga ati noneho mu nk'iki cyumweru ndahita nkunyarutsa. Ibi byatubabaje kuko ngo yaba nanyarutsa atikojeje muri La Familia sari iherereye mu gisimenti mu ikaze yahuze mu gikari cyayo. Ngo byibuze ajyemo bamukubitemo umucongo wa wundi udashira. Ngo cyangwa atiturumuriye umukunzi kuri kundwa.com byibuze ngo anakora ubukwe. Batazamuhambana ikara. Gusa abanyarwanda bamwe mu bumvisha buno buhanuzi bw'uyu mukozi w'Imana batangiye gusaba abaturage ati nyamara aba bakozi b'Imana banyu mujye mubareba mubamenye. Rimwe na rimwe nibyo bavuga mu bishungure. Ngo batangira no gushimira umuntu wiraye mu nsengero za Nyarugenge za rupigapiga yarangiza akazifunga. Batangira no kumwinginga ngo ubutani bafunga insengero bajye bafungana ba nyirazo kuko byatangiye kurengera. Ngo hari n'abavuze ngo nyuma y'ubu buhanuzi bwa Ashton Small bashatse batangira kumwicungira neza cyane bakanamusengera. Ngo kuko abakozi b'Imana b'iyi minsi nta kintu batakora ngo ubuhanuzi bakoze bumenyekane. Ngo kandi bunasora uko babushaka. Nko mu bihugu by'abaturanyi hari umupasiteri wavuze yuko ngo umuntu azapfa. Ngo musa banyu
ugiye kugera adapfuye arangije yishyurira abicanyi baragenda baramunyarutsa. Ibi bikorwa kugira ngo insengero zabo babone yuko zirimo abapasiteri n'abakozi b'Imana berekwa bikaba ubundi turo rikiyongera. Hari n'abavuze ati nyamara abanyarwanda mushatse mwatangira gucana ku maso ngo kuko igihe bakoraga umukwabu mu nsengero barimo barazifunga umusubirizo ngo abakozi b'Imana n'abahanuzi bazikoragamo umurimo w'Imana bawuturumbutsemo barangije bibera aba content creator. Ubu nabo birirwa kuri za TikTok na za Instagram na za YouTube bakama gift. Rero umuntu nk'uwo ntiyatinya no kugwanura w'ubuhanuzi bw'uko wapfuye ngo nawe yamamare. Hari n'abantu bakomeje kwibaza impamvu aba bantu n'ubundi bahanurira abasitari gusa. Ati kuki batajya bajya kuri kamera ngo bahanurire n'abandi bantu? Ninde wabamenya ko nabo bashaka gutwika? Mwabi content creator mwe mutuvire ku basitari. Nimwumva ibyo bintu byabaye mujye mubasanga iwabo mubibabwire. Kubitubwira muduhahamura mujye mumenya yuko abahungu bacu n'abakobwa bacu tuba tubakunda. Murakarya amahene. Izigiye. Gusa Ashton Simoro Kagarara barimo barahanurira urupfu buri kanya. Ariko hari wagira ngo ntanabyitayeho. Dore ko mu masaha ashize yari mu kiganiro n'umunyamakuru wa mbere Sabe. Ibyo ngibyo babimubazaho yarangiza akavuga ati ibyo ngibyo ntabwo biba bimfasheho. Kuko niterekeyeho umucongo ugaragara nk'uyu nguyu wo muri La Familia. Nkiterekeramo na ka United Gin kanjye keza cyane gakonje ndimo ndakamanuza ayisi. Ngabo babura buryo b'abapasiteri n'abahanuzi bavuga ubusa kuri njyewe yuko nzapfa. Mba mbabona nk'uwirebera urwenya rwa Jenize. Ibintu byo kumanurira ko nzapfa n'ubundi ntabwo bibeshye nzapfa. Ahubwo bajya bavuga n'igihe kugira ngo tumenye niba ari abahanga koko. Were gusa. Izigiye. Wari n'abavuze ngo aba bakozi b'Imana niruburika koko. Kubera yuko barushwa na gapromota wa Miki guhanura. Ngo dore yuko gapromota amaze kwiterekeramo ka orange ke. Arimo arikinira dame ariya kwa Karabutoni. Yajya kwisimba aravuga ati uyu muntu mubona bita Kagarara zabuwa mbere muri Afurika ufite imbuga zitwika. Ati ibyo ngibyo byaranabaye ariko najya mfata mikoro ngo abiflexinge. None bino biwerewere by'abapasiteri n'abakozi b'Imana barupigapiga bavuye kuri Kiku. Ariko hari nasho. Ikintu cyonyine babonye ngo suka zaba umusitari. Ngo Imana yabihereranye ngo ibabwira yuko ngo azapfa vuba. Aba nabashonje tubareke. Ayiwe. Ashton Simoro se koko ibintu bamuhanuyeho nibyo koko. Cyangwa akomeze yigire kuri kundwa.com ahikurira umukunzi mwiza murongore yikorera ubukwe. Reka ntagire mwiyongere. Umuvugabutumwa witwa Prophet Bosco yakuriye ku muyoboro wa YouTube ibiganiro bibiri yakubiyemo icyo wise ubuhanuzi ngo yabuze uko amugezaho mwibanga agahitamo kubwamamaza ku mbuga nkoranyambaga ngo nawe akunda twemeza ko ari igitangaza mu guhanura aranarenga ubuhanuzi bwe abo umutwe ugira uti agiye gupfa nka gugona dore imbogo byihuse akiva muri zituwa maze mu kuboha ishingiro aterura agira ati ifuhe rya Satani kuri Kagarara rikubiyemo urupfu rwihuse nadasenga cyane. Kagarara mwana w'Imana tega amatwi wumve icyo Uwiteka Imana arimo avugana nawe. Imana yambwiye ngo Satani afitiye ifuhe ryinshi Kagarara. Kagarara Satani amufitiye ifuhe ryinshi. Kandi uwo mwuka w'ifuhe Satani afitiye Kagarara aramutse arangaye, Kagarara aramutse adafashe ibihe byo gusenga, ndagira nkubwire ngo ibya Kagarara ntabwo byagenda neza. Kandi rifuhe nongere mbisubiremo rikubiyemo urupfu rutunguranye. Nifuhe rije rigambiriye kugira ngo rikwambure ubuzima. Dore United ayiwe. Rimwe United ayiwe. Dore United G. Kinywaji
ndagira ngo mbamenyeshe yuko website ya mbere iri mu Rwanda. Hano mu Rwanda haje website yitwa kundwa.com. Itanga abakunzi pe. Itanga abakunzi pe. Yego. Niba uzi neza ko uri umukobwa ukaba ukeneye umukunzi jyaho. Niba uzi neza ko uri umuhungu ukaba ukeneye umukunzi w'umukobwa jyaho. Hariho abakobwa bifitiye nyashi bishakira urukundo. Keretse mbashije gufata telefone nkabereka umwana njye niboneyeho. Yego. Kahita nicuza impamvu mfite umukunzi. Kahita numva ngiye kwita mihindura. Ariko nakwibuka umukunzi wanjye burya ari mfite umukunzi. Abakunzi banyu nibo batesha umutwe. Nimubona rwose batari kubumva neza, hita unyarukiye kuri kundwa.com nta wamenya. Uzayikeneye n'ufite umukunzi rega yabagiyeho. In case ushobora kubona gutwaye nawe ugatuvuga ati kuri kundwa.com ibere abakobwa bantegereje. Tagira ngo kuko ufite umukunzi n'isimu Imana yakugiriye. Hari abababuze bari kuri kundwa.com babategereje. Kandi bategereje umukunzi. So rero hariho noneho abakobwa mwishakira aba diaspora. Yego. Aba Vietnam. Ntacyo nshaka kuvuga. Ubundi urababwira ati abashaka aba diaspora. Ntacyo nshaka kuvuga. Hari nukuvuga ngo hari link yanditseho ngo diaspora. Yego. Iyo isaba umukobwa uri smart uri civiliza wandi wavuze ati nge singishaka gukundana n'abanyarwanda. Urumva? Urahagera. Abakobwa ho igiciro cyo ugomba kuba uri umuntu uri n'aba diaspora urabize. Ntabwo ibyo bintu nshaka kubivuga. So rero ikindi cyerekeranye n'ibintu turimo turakora kuri dufite shop yitwa buri kantu art iherereye Kanombe kuri kontineri icuruza ibintu byose byerekeranye n'imbaho, intebe, ibitanda, amagaride robe uzanye turazikesha pe. Uramutse ufite akanya kawe kameze neza ukaba wumva ushaka kugira ikintu ukoresha kijyanye n'intebe kuri buri kantu art 0786551146 abantu mufite ubukwe, abantu mugiye gukora ibintu byose bita mungana. Yego. Ndagira ngo wabwira imicongo myiza iva muri la famille. La famille niho hantu bagukorera inzara, bagagukorera pedicure na manicure ngo n'inzara n'amano. Abana bakumasa ibintu byose. No ikirenzeho ho hari n'ahantu ushobora kuba wakaka pizza, waka ako kunywa, wakakunda ubugiye nyine ukabona saro yuzuyemo abantu benshi cyane. Aho utegerereza abari agacyayi, abari agapizza, abana kuganiriza akadame. N'ahantu heza nyine hari n'ahantu ha VIP bakujyana iyo uri umuntu w'icyamamare cyangwa se ntago bikorerwa ahantu abandi cyangwa se uri umunyamafaranga cyane uvuga ati ngiye sinshaka ahantu hari abantu benshi cyane harambiwe. Aho bita muri la famille. Familia Babas kabisa. Mugikari kikaza uzara mu gisimenti. Familia Babas salon. So rero reka twigire ku cyatuzanye. Ubuhanuzi wabwumvishije neza. Yewe narababwiye ngo nanjye umunsi umwe niterekeyemo iyindi nzoga itari United. We maburi. Nanjye nzawumanura. Ibintu nzahanura shaka. Umuntu wanyweye United gin ibintu byo abihanura ku murongo pe. Ariko igihe cyose uzumva ntarimo ndakoresha inzoga zo mu ruganda rwa NIBWOSE. Yego. Ukumva ibindi bintu nanyweye. Uzatumenye yuko rwose ibintu kuvuga. Ubuhanuzi ndi kuvuga atari ubuganya. Yego. Byibuze nubwo wanywa ibintu bisembuye wa mukozi w'Imana wamenye ibyo menya ngo United Gin niyo yabasha gucagura iby'Imana yavuze koko n'ibyo myuka mibi yavuze. Bamwe mu bahanuzi bose si twasanze binywera United kugira ngo se United wayinyweye yagutererana. Oya ababashe kunywa kuri United Gin ubuhanuzi bakoze bwose n'ubwanyabo. Unasanga n'insengero zabo zigihari kubera yuko babaga batekereza neza. None se nk'ubu United Gin akakanya umwe United Gin akakanya ubu ngubu uhise unywa United Gin akakanya uhita utoragura amafaranga. Ntabwo ndetse kubera nk'ubu nsomyeho gutya aya ari amafaranga 3 eshatu z'idolari zirindi. Nta cyakuza ajya ngo nkubwire ibintu bidakora. Yego urumva. So Kagarara araje arahitinze. Yego. Abantu berekwa nta numwe weretswe Kagarara akiza. Kandi avuge ngo dore Kagarara uyu ufunguye TikTok cyangwa se IG agiye icyamamare agiye ku cyamamare gikomeye. Aho ngaho bose bazicetse kuko nta kintu Imana yari yakababwiye. Mfite mukuru wa mama. Yego. Mfite mukuru wa mama ni inshuti yanjye ndamukunda. Ararwaye bisi ishize badere ko ryaga akarwaye. Mukuru wa mama rero yarafite ukuntu yamaraga kwiterekeramo ikivuguto cye. Yego. Yari umukozi w'Imana. Yego. Nganerekwa akavuga n'indimi. Yego. Kwabaga twifite inka yacu
iyo twamaraga kwiterekeramwe amata n'icyumbati kiza cyahoberanye n'igishyimbo nawe tukakimuterekamo ibintu yerekwaga byabaga bikomeye cyane. Umunsi umwe yareretswe arambwira ngo sinyira imigisha ngo sinyira imigisha uyisinyira ngewe kwisinyira yarametse mu mugongo kwisinyira niri gute kwisinyira ngo kwari kwiteraho kashe bayiteraho kashe gute nagendaga nkubita amashyi ku gikuta gutya ngo ndimo ndatera kashe kumigisha yego ibintu yambwiraga nzabana n'ubyo titi urubanza itakibaho yarambwiye ngo uzaba super ngo giti urugumesti ngo giti cy'inganzamarumbo sandi taruma byiri ako kagano nena gakura ngere dire bevado do haide do tito do kinyo nyinyo ego ayo magambo navugaga arangiza akaba ngo sinya kumigisha mwana wanje ngakubita igishi ku gikuta ngo sinya kumigisha ngimana iramwe ngo uzaba super umukecuru twiga none ubu ngubu ese kutakwegera umubwate ariko se bya perefe byawe ko bitajya bigerwa zaratavyibuka yange mana cyangwa nzaba superefe mu bintu by'abahanzi wambwirere guranje nge wasanga mu migisha nasinyiraga gutya harimo no kubicyamama ariko superefe ntibiraba superefe superefe yo bizaba burugumestre nzaba burugumestre burugumestre nge nzaba burugumestre kabisa nzaba bita buguru mwisekuru aya habaga yo bita prefegitura akaba niyo bita segitaire wari kuyobora izihe wari kuyobora izihe superefe superefe ni umuntu uyobora prefegitura ibyo si byakera ngira ngo ibyo si byakera ibyo bintu ni base buri kuko babizi none se babiguhanuriraga icyo gihe byabigihari reka icyo gihe nika nko mu gatatu cyangwa mu kabiri secondaire sinumva se bamenye bari baraje bameya ba gitifu bisanzwe none se ibyo ngibyo yarabyitayeho ko Imana ari imweretse bugumestre ngireka no muri bibiri handitse ko tuzaba turi mu magare y'amafarasi dufite n'inkota zakumurira kandi haje ubu mu Rusi yari kuzana indege ziraka nanjye ubuhanuzi bwe urumva rero uwo mumere anyibutsa abahanuzi b'iyi minsi arakwibukije ariko uwo mumere ubuhanuzi bwari bumutunze kuko ngo yahanuriraga se batamufashe ngo bamushyire iwabo bakanamutunga akavuga ati we guma ngaho guhanura hari umuryango wabaga wamubwiye ati we fata inzu hano ntawe uzakwishyuza ntawe uzagira gute urye unywe akazi ukora nako gusengera umuryango no guhanurira abakire no guhanurira byari bimutunze hari n'ipanze akazi akavuga ati ngewe ngomba kubaho ari uko manuriye abasitari hari n'undi rero wabyutse mu gitondo avuga ati abantu bose hari ngomba kubarebaho nta kintu na kimwe nge ngomba kujya mpanurira abasitari kandi bagafasha abari guterendinga ako kanya ubu tuvugana ntagashobora nko kumvugaho kubera ko ngewe naterendinze kuva kera n'ubu ndacyaterendinga imvi zaje zije ngiterendinga nzapfa nkinaterendinga ibyo se nta nkuru yabirimo ntashaka no kureba tuvuge nk'umuntu ni nk'aka gasitari kataramenyekanara tukazamurira kamideri buriya katarazamuka gafite n'umuhanzi wita burakata ufite indirimbo yitwa blessing aka kanya muhite mujya kure indirimbo yitwa blessing yego urumva blessing ya burakata ni blessed ya burakata none nabaye blessed nakoraga ibintu byo guhinga none indirimbo y'abandi wiyica mwana wikica indirimbo y'umuhanzi ukizamuka dutanga urugero rwa burakata kanyice azamukane umurambo w'indirimbo burakata nagaza kuza ngavuga ngo burakata ngo azaba umusitari wagafashe wa danje aramuzi se ahanura abasitari bamaze kugerayo bahanura umuntu kumenyekana kandi uredi yaramenyekanye ngo bigendere urumva ahantu habera ibiwerewere umuntu bita agapromota nubwo wavuze ati yibere ku isimbi agapromota n'umuntu udafite ibintu byinshi cyane nk'aba yinywera utuntu tw'udufanta turi aho twa supurayiti amara kwiterekeramo supurayiti yangiza agahita yigira kwikinira dame yego kwa karabutoni aterekamo n'agaceri
yarica ari kumwe n'umukire wanjye bita Saba aravuga ati uriya muntu bita Kagarara niwe muntu wenyine uzagira imbuga zirenze yego niwe muntu uzaba international mu Rwanda cyane niwe muntu bazajya bavuga u Rwanda bagahita bumva Kagarara yego niwe muntu ugiye gusimbura abantu bose muzi n'abandi mutazi mu bintu byerekeranye no guhitinga yego ibyo bivuga ari ku isimbi natwe tureba ibintu akora Kagarara tukabona nta murongo bifite yego ubu tuvugana ibyo bintu byarabaye yego umuntu watanze ubwo buhanuzi ntago ari kuvuga nta rusengero agira Jazo ngo yayobye umuhamagaro ubu tuvugana agapromota ahita avuga ati yahita ashiramo agakota akavuga ati Imana yambwiye yari yabimbwiye agashyiraho na kode mu gatura ibyo ngibyo wa Mungu ntashaka no kubiriraho n'amafaranga na make ariko hari undi muntu tutazi yego from nowhere situzi cano yes tuze yasengera tuzi abo yahanuriye bigakunda kuko nta kira kimwe tumuzi nta n'inkuru yirimo erega uwo munsi twanamumenyeye kuri Kagarara nawe kubw'amahirwe Kagarara nawe yamusize igikundi nawe aramenyesha nawe adasehera igikombe Kagarara ntaza adasera turakumva ngo ubuhanuzi bwonyine ngo yamubonye ubwa mbere bw'uko azamamara ntiyabumenye yego ubwa mbere ukazajya mu ndege ntiyabumenye uko azurira private jet ntago abizi yego uwo bazahura uko imodoka ye izamugeraho ntago abizi yego ngo ikintu cyonyine Imana ngo abashije kumwereka ubwo arivira ahantu ku gihuru kwituma akava yitumye ibintu Imana itamubwiye Imana ubwo yitumye yaritumye arabyutse abwira ari kubwira abantu ati Imana yarambwiye ati Kagarara ati nta masegonda abiri ni ikibazo cy'iminsi araza gupfa ati kandi mumubwira asenge ubwo si ubushinyaguzi buriya bubi cyane none se ubu ngubu ngewe wazumbwira ko nenda gupfa aribwo nkitamira ku buzima sinkwica ari ngewe wagakange ushaka kumanurira yerekana nakurabure n'Imana niramuka ikubwiye ubuhanuzi kuri ngewe uretse ko ibyo bintu bidakora nge sinanabyemera ndi umusilamu nubwo wazumanura ko ngiye gupfa ejo nubwo wazumanura ko ngiye kujya mu ijuru ejo ibyo ntibikora kuri ngewe nge niberaho freestyle nk'umusilamu njye uje ukampanura ko ngiye gupfa turebana gutya ninjye wakwica wambwira ntabwo ushoboye ushobora kwava amenyo atangana ayo hasi yashize iri foke gutanga ibisobanuro byuzuye nabwira Imana ndumva Imana yakubwiye ibintu byinshi cyane aya menyo hatware mu gakara nubu uri gusenga ubwira Imana ati ano menyo yateruru yavane mu gakapu uyakirire mu kanwa dore wari wantumye ayo menyo naramuka asubiyemo umenye ko iyo Mana yawe yagutumye ari iya nyayo ugaruka umbwira ati dore none yagezemo ngiye karavikire nayarura ku rwego rw'uko uzaza unekereza no mu nzozi ukabyuka ukiruka ngo urambeshya ahangaha umuntu wamanuriye nge yamanuye ko nzaba superejo uri kuza ngo ndapfa ejo batitire yaranaragiye iyo titire yabaye expired ibyo yaguhanuriye kandi yabikubwiraga wumva iyo titire ibaho nari kiwerewere n'umuntu se wumva ko ari ibintu byahatari ahubwo ndabayoboye murapfuye superefe wazumbwira muri perefegitura nkaba superefe ahubwo se mwari munyize ngeyo nza kuba superefe kumva se amafaranga y'umuganda wari buyancikane hakwiye ngewe nkaba superefe ngewe ukancikana amafaranga y'irondo yego ko bana yawe nibibaho nahita nguhindurira ubwenegihugu kandi isuku n'umutekano ari inshingano za buri munyarwanda wese noneho ngewe nari bubabwire ati ngewe isuku n'umutekano ni inshingano zanjye na mituweli ni inshingano zanjye ntabwo ari iz'umunyarwanda ni inshingano zanjye ukaba uri muri perefegitura yanjye isuku umutekano na mituweli utabifite ukaba bya bindi byo kubyara abana benshi cyane wagize ukaburira mituweli wirirwa ubyara nka sumbiri ukababurira mituweli ukabura na mituweli byara nta kibazo ibyara aho ubashe kuba warira kujya duhura ngaruka amenyo n'ayamaze duhura ngaruka ariko njye barumva umuntu ufite ubushobozi yakibyarira pe nta kibazo abana ni umugisha umuntu ufite ubushobozi ariko udafite ubushobozi ni ukuri kw'Imana ni umugisha ku muntu ufite ubushobozi hari abafite ubushobozi abana banze kubera umugisha
ntabuzi se yego basanga afite amafaranga ariko nubwo atari umugisha kuri bo basi yabasha no kuba yabafunguza byakomeye ni igisebo hari umwana ugira ukabyara igisebo urabizi nase nkawe reba umwana ufite uri kureba ikiganiro cyanjye reba amanyonga reba amanyonga reba inzoga reba amafega uko n'umugisha reba urumogi uwo n'umugisha uriya n'umugisha nka so umugisha nta mugisha urimo uwo mwana ikintu cyane nuko gukora ni uguhamagara murangira direct kamubatiza n'abahungu bawe mwibanga bamujyana ahantu muri rehab bamukuremo ayo manyonga nawe uyu mwana ntabwo azakomeza gutya ngo umugisha uyu mwana barajya bamufunga ujye kumufunguza wirirwe kuri gereza umuseriveye twinjire aba yari umugore ajya aba yari umukobwa noneho birababaje uze nko kubona umwana w'umukobwa saa sita z'ijoro aje gucika iwabo agenda iwabo ari mu bipangu sha ugasanga ari gusota ibipangu twere twarifuzaga kuba muri ibyo bipangu we yagize akabisota ugasanga inzozi zanjye zari zo kuba mu gipangu mpatirwa kurya nakwanga kurya bakankubita nakwanga kuryama bakankubita arizo nzozi yego ugasanga icyana cyazivukiyemo kiri kubyuka mu gitondo tondo saa 10 z'ijoro ari gucika akajya mu mihanda ajya guhura n'agahungu k'amadirede kinywera amata nawe yumvira ubwo buzima umva ibibazo abakire duhura nabo nakoreye amafaranga yanjye ngo icyana kizabe mu nzu kirabona nimbago ati mwana wanjye atajyana utazivanga n'abandi bana bakakwanduza discipline zambaga ukaba ari wowe zisimbuka ukajya guhura nembwa ubu nk'iyi story ndi kuvuga hari umukiro uri kuyumva wakindutse kuki kuvuga ibintu by'umwana wawe hari n'umukiro wibereye hanze muri za Canada muri za Belgique muri za Amerika ayasize umwana hanga akavuga ati dore mwana wanyu maze kuba mukuru cunga inzu nari ndi gupagasiriza muri za Canada umwana yarangizaho kugira ngo acunge abavandimwe n'abaki byose akigira mu manyonga akigira mu mamogi akigira muri za house party yanze umwamusinya akayishyiramo house party ukagize usagasanga intebe bayishyizemo umuyonga w'itabi yari umukeregeze kubimbwira ati umwana wanjye kamubwira muri Canada nahamuvanye kubera amatabi yego ati nani Kigali yarahageze aho kugira ngo arinkinge n'abana bazima yego arikinga n'abanyamata naho byabera mbabarira umwana wanjye muguye umugira inshuti mubane umwana wanjye so kuwa Nyabugogo muri bravo bari bwa umwana wanjye so mu nkunda mbabarira uyu mwana muguhe urumva mubane yego icyo ushaka nzakiguha nyine icyo ukoza gikora ndabizi ntunywa buri kantu nta kintu na kimwe ufata nshaka ko umwana wanjye nshaka kumbwira n'inzu tuyishyure nojya izanjye ujye mu zabo tujye mu zabo yego inzu tuzibanemo yego rwose umwana tumenye uko yaraye n'uko yiriwe tumurinda amanyonga umwana utumushyire kuri discipline yaracitse mwana sibye ubwo se umwana wamuzirika akabyemera akimara kumenya ayo makuru mwohereje FBI yahise yiruka avuga ati ababyeyi banjye ni abagore bashaka kumuzana buri kantu bitage bari kumuzana buri kantu bitage ujye mbona n'abantu batamwe urumogi ngereza kwemera kina Trump nakwibera tugende bwana tugende